reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikirana umunsi ku munsi muri inshuti zacu njye mwumva Ndirambere aha ni ku Cyambu TV tubahaye ikaze mwebwe abaherereye mu ntara y'amajyepfo mu majyaruguru iburasirazuba burengerazuba umujyi wa Kigali ndetse tutaretse n'abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda mwebwe mwese tubahaye yambu abagize ibyago nababwira ngo mukomeze mwihangane abafite ibirori na cyane ko tugeze mu gihe cy'ibirori nababwira ngo tugomeze twishime tunezerwe nako turi buze gutinda rero hano ku Cyambu TV intego yacu ni ugutuma mwishima turi kumwe rero n'abatumirwa bamaze kuhagera kuri Icyambu TV kubwira ngo nimba rero ari bwo bwa mbere waba ugeze iwacu mu rugo twahise iwacu mu rugo nakubwira ngo kora subscribe ukubite ku kazogera kuriya kuntu kugira bigende neza tujye turushaho kubana ibiganiro byacu bibashe kukugeraho kandi bitugerereho igihe twebwe twese nari maze kubivuga ko kuri kamera zacu turi kumwe n'abatumirwa muraza kunyemerera duhere ibumoso bwanjye ubwo aratangira twibwira. Yes mwiriwe neza mumeze mute murakoze kuduha ikaze kuri iyi channel yacu iyi channel y'abanyarwanda n'aba diaspora mwese twanje kubasuhuza bari mu gihugu hagati tubasuhuje mukomeze muduhe subscribe mudushyigikire kuko twebwe ikitumye turi hano turara amajoro no kugira ngo tubahe ibyishimo murakoze cyane rero turakomeza tuganire hamwe nabo na bagenzi banjye turi kumwe. Hey, banyita Alpha. Nanjye ibyo umugabo avuze nanjye ngomba kubisubiramo ako kanya nyine nawe urabyumva ugomba guhita ukora subscribe. Banyita Alpha cyangwa se Rasta. Turi kumwe rero n'undi mugabo hepfo gatoya ngira ngo sinabwo bwa mbere mumubonye ku Cyambu TV. Turasanganywe ariko arongera bibwire amakuru mfite ngo nuko ari n'umuhanzi nkuko yibabwiye ariko arongera atwibwira amazina ye asanzwe ndetse anatubwire n'izina ry'ubuhanzi. Kwinjiri wawe nyagasani kwinjiri wawe biremera kwinjiri wawe nyagasani kwinjiri wawe biromora. Nitwa Calibress ndi umuhanzi murabyumva amazina y'ababyeyi yo murayazi ni Bukuru Clement. Nishimiye kubana namwe Cyambu. Rasta se ko yumvise umuhanzi agahita kuka umutima Rasta nawe oya nawe ikibazo kirimo hari ngo kwinjira iwawe wowe ushaka kwinjira kwa nyagasani cyane ijisho rihita rimeneka wakwinjira ntabwo umureba hahitazi ibishashi byo. Ese Rasta ntabwo yemera ko ari umuhanzi Calibress niwe muhanzi nyine urwego rwanjye nk'uko nanjye igihe urabizi ko mfite ibiririmbo byinshi cyane zadanje kubita nta freestyle nta cyangwa muzika y'abanyarwanda reka nanjye nkubwire nkuririmbire yandi ngo numure muri moto oya ngaho mumureke aririmbe twumve avuze ko Clement nkore muri modo mfite ijwi rigirukana abakiriya nicyo cya mbere bijyanye muri studio ibyo nakubwiye waretse karirimba mureke aririmbe twumve nkore muri modo nkore oya muri Rasta ariko hari n'indirimbo iri mu rurimi rw'Ikigande mu Kigande turetse ndi gutereta kandi urabona urukundo rwaranje wowe urashaka tubekira mu Kigande ko turakizi none wari muretse karirimba ndacyumva atubeshye oya abakunzi bacu baraza kumunyomoza naririmba ibintu bitabaho Rasta uvuze ko banatubwire kariya ko mu Kigande kariya nyine ni kakandi kanjye wiyumviraga ariko ntabwo ari jyewe ni radio ni wajyewe ni mukuru wanjye nta kibazo kandi ikibazo nako urukundo kandi urukundo rwaranjabutse ntarwugira ntaturirimbe nkunda imyaka gusa imyaka ubu n'uyu mwaka wa 2026 ari 2025 oya agace
ahubwo ikigaragara cyo yayibagiwe ntayazi. mureke rero mbasetse ejo bundi numvise inkuru iransetsa umugabo ngo yagize gutya ajya kwa muganga arwaye kanseri noneho agiye kwa muganga akaguru baravuga ati byane bikone kano kaguru kagomba kuzacibwa kugira ngo katazagera n'ahandi ni byiza ko akaguru kagira gute kagaca noneho umuganga wakurikiranye uwo murwayi ku munsi wo gucibwa kw'akaguru biba ngombwa ko wari buze kohereza umuhanga ariko umwe wa nyuma mu guca amaguru cyangwa se iyo bamushyira muri sikani ya se cyangwa bakamushyira muri howe ese uwo muntu wo guca amaguru uretse mwumve ntabwo ari uwo guca amaguru muri make nukora sajari ubaga amaguru ubaga yego akora muri busheri oya twabikosoye ni sajari y'amaguru yarwaye cyangwa kubaga amaguru nyine wowe uri gukoresha kubaga ariko akora muri busheri busheri y'abantu okay nacyo mwabyumvise noneho araza bamutera ikinya tugomba gufata ku maguru yose kugira ngo nyine bamubage ataribwa noneho wa muganga waje w'umuhanga agiye kubaga aribeshya urumva ntazi gutandukanya iburyo n'ibumoso akaguru kari karwaye n'ak'ibumoso ahita azabaga ak'iburyo aragaca amaze kugaca areba kuri dosiye asanga yaciye akazimba yaciye akazimba arebe ahita amabwira ati akabwira umurwaza aramubwira ati rero twihanganire harabayeho ikibazo twibeshye duca akaguru kazima umva ganza tutabeshyanye noneho hari undi warwaye kanseri yarakomeje ku bintu bya kanseri hari undi warwaye kanseri hano mu mutwe noneho baravuga ngo hano gutya ahagana ku gutwi nyine baravuga ati uko igenda ikura igomba gukura igira gute hose igenda ihafata kandi igice cyarwaye nicyo mukati baravuze ati mukati umutwe bakase umutwe se umuntu asigaye nta mutwe afite nose bakase umutwe ako kanya twari tukiri kuri iyo nkuru yanjye uriya mutwe uwo muntu wakase akaguru kazima umuntu wakase akaguru kazima umuntu wakase akaguru kazima akaza gusaba imbabazi uba uri umurwaza w'uwo muntu wamuha imbabazi byagenda gute oya imbabazi n'Imana izimo noneho uramupowe aho ngaho ubundi ikintu cyabaho namubwira ni nawe ako ngako nawe uraryama hariya dukate akaguru kamwe tugashyira hariya wakuye akaguru ubone noneho ugatwara muri amvirope ganza nawe ni umugome oya ntabwo ari umugome we wize ibintu urumva kabe kwibeshya ntibiba oya ariko uribeshya ku buzima bw'umuntu ibyo bintu bibaho none kuki utakwibeshya nawe rero kandi dufate ku bwawe twibeshyeho dutware kamwe urumva yego hama tugashyire kuri wa muntu dushyire tugacomekeho kuko ntabwo wambura ngo wibeshye ku buzima bw'umuntu wese yapimaga nka metero ebyiri umuntu akaba apima metero imwe ubwo yajya agenda bakagabanyiriza mu ngingo akaguru ntikagabanywa naho kagabanya none se ntuzi umudogiteri wabaze umugore imikasi yose akayoherezamo hariya iyo ari kumubyaza akongera akadoda reka nkubwire noneho imikasi akayidoderamo icyo gihe rero njye nakora n'ipaki y'inzembe nk'eshatu mutaza kunjijisha rasi yaravuze ko ngo afite akarimbo ka rege azi kuririmba kandi akunda bagafite genda n'urucabana kanyabagezeho yagaraburekero ngeke gusanga wotode yagarutuye ku gatebe kusirike ugenda kuvumbira genda kungarira yukira ugenda ababwira uri kuntereta ni akareka kandi shawo nayo madirede wawe oya abona niyo nzoga noneho arakandi noneho rero sasa siri nayo murara munage nawe uraba ni ntabwo wikana rondane mara uzabwira umugore wawe azamenya mubwiye ngo iki
cyane wese uramututse yaba amututse abumubwira ngo njye nta wundi mfite ni wowe wenyine mfite naratoranyije ndarangiza zamubwira gutyo rero nawe warangije ute wiruka cyangwa ubunyaruka yararangije ngo naronda nemara nyine naratoranyije ndarangije kubivuze no mu kinyarwanda naratoranyije naritoranyirije ndarangiza yitiye wihitiyemo urarangiza naritoranyirije urarangiza oya nemara aho ni mu kiganza ako kanya rero mu kiganza tuvuga ko ese wararangije narasoje ngaho njye mba mubwira ntabwo Se wowe ikinyarwanda uri kuvuga wowe uri kuki yararangije icyo nicyo kinyarwanda cyiza yararangije oya cyane yarangije ibyo yari arimo gukora ibijyanye n'ibyo yakoraga ikinyarwanda cyiza no kurangiza wemera imana imana vuga niba wemera imana ndavuga yego cyangwa oya cyangwa ndasobanura ubanza uvuge yego cyangwa oya ndayemera urayemera yego nayo irakwemera se yanyemera ngaho uvuga uburyo ikwemeramo uburyo inyemeramo ni uko aka kanya urumva ndi mu bantu bagifite ubuzima kandi urumva hari abantu aka kanya bari mu baruhijwe ngo banyarutse bari n'abarembejwe n'umubiri bakiri kuribwa ariko ngende umusore ndashima imana uri umusore ndakomeye urambabaje abasore ni nkawe abasore ni nkanjye reba ikoko be mani wajya ureba umusore kuko si ubwo wowe ava kuri umusore ushingiye kuki reba ukuboko mani ubundi urarya nimba ari uku kuboko rero umusore rasi mu kanya rasi agiye gukuramo ishati ariko kameramani atubabarira atubure atwegereze aka kaboko wagira ngo kurimo na ariko uba warabaye muri bya bihugu by'abaturanyi bizi urimo yivugisha n'ibyo biri mufite n'izi byose ubundi nkubaze karabaye nta buzima ndabuhagaze yenda simba ufite ariko ndabuhagaze tubwire oya ubundi wowe wifurika gute zisa we agenda umusaza we wararembye naranyarutse yesu pe ariko urasenga se cyane kangahe ku munsi ejo ngutwaye mu rusengero reka nkubaze mubaze ntuntinye singutiye urabona muri iki gihe cya none sibyo bajya bazana baravuga ngo kano kanya muri iki gihe cyangwa muri iyi generation uvuga kano kanya bajya bavuga ngo abasore ngo ntabwo ngo tugishaka ngo tugikunda gushaka sibyo ubwo nawe dukunda nyine kubaka ingo ngo dushaka abagore tubatunge mu rugo sibyo nkawe nk'umwe mu basore nawe nk'umwe mu rubyiruko dufite muri iki gihugu cyacu sibyo utubwije ukuri ubona ari nk'iyihe mpamvu sibyo ituma abasore nyine abasore dutinda cyangwa twigundiriza ibintu byo gushaka abadamu badutunga abagore mu rugo ikibazo njye ngiye gushaka ntashaka umurenge wose uwo mitanye wese duhita tunyaruka niko biba bimeze none kandi ugomba gutunga urugo rumwe oya arufa ni umusilamu nk'umusilamu nemerewe 10 by'ubuzi udafite ubushobozi arafu uyu munsi wa none ufite abagore bangahe njye mpagaze 7 ariko 7 se bose ni kubatunga n'umwe wagiye ejo n'umwe wahakanye ejo bundi n'uwo mwararanye none iyo byanzara nanu niwe ngo ufite abagore 7 nkako kanya nese arufa muri iyi minsi baravuga ngo nta rukundo abakobwa bakikira hari abakunda bakunda amafaranga abasore nabo bakavuga ngo tugomba gukora twabona amafaranga umusore nawe ati nshaka nanjye umukobwa uzamuha amafaranga nyine urebye ubona ibintu bizaga ibisha bizagera imbarara ahubwo vuga ngo dushaka kubaka sosiyete nyarwanda kubera iki mutarongora kutarongora kuki mudashaka ngo mwubake imiryango wampa nka veni nkabarongora reka turirimbire rasta bera stani ryari bera stani ryari bera stani ryari iravuga urongore ngahore sinshobora
kuki mutarongora sa nkuma mushiki wawe nkwereka ibyo nikorera hari Oya, utuntu ntabwo mba tuvuga ibyo nikorera birangira. jewe turashaka kubaka umuryango ariko hari utuntu mba nkora jewe urabona hari n'imiryango twe twatuye mfashe n'ikintu hano hari n'imiryango twaturutseho twebwe yego ababyeyi bacu baratubyara baraturera baradukuza dukura mu muryango nyine wishimye tunarya bigoranye ntitubeshyanye iriya twaturutse mwaryaga bigoranye ese tuvuge ngo hano i Kigali none se guterura imyaka byarakunaniye warayibonaga se gahore wari kuyikura ikiro cy'ibijumba cyabaga kiri ibijumba 2 kigura inoti ya 5 barakopa wari kuyakura barakopa ukaza ubu wahingira baganani kukazuza 5,000 yo kugura ikiro cy'ibijumba gahore noneho rero uyu munsi uyu munsi uri hano i Kigali sibyo ubasha wenda tuvuge ko hano i Kigali ubasha gukora n'inoti ya 5 ku munsi kuki umuntu w'umusore nkawe ubasha gukora inoti ya 5 ku munsi udashobora gufata decision ngo ushaka uwo ariko ndagira ngo nze kuza ese nkubaze ndagira ngo nze kuza kuki umugore we atagushaka rasa ndashaka kuza kwibariza ubundi uganze ukubwira we yararongoye ko arimo guhata ibibazo nkaho we yararongoye ari kubyigaho ari kungisha inama ahubwo njyewe ntabwo mvuga ngo ntabwo narongoye ntabwo ndarongora afite icyo gitekerezo cyo kurongora sibyo uri kubyigaho uri kungisha inama wari mubaza ikibazo ngo kubera iki abasore batarongora njyewe ndagira ngo njyewe tuvugana nimba ndi umugabo ahubwo naza kwibariza reka mpene no kuri Kariburesi nawe mubaze kenshi abahanzi rimwe na rimwe usanga rimwe na rimwe batinda kurongora urabazi si ngombwa kubagarukaho ngomba ngo mbavuge ngo runaka na runaka na runaka murabazi uyu munsi wa none bamaze hafi nk'imyaka nka 20 mu muziki bafite amafaranga bafite ibintu ariko batarongora muri ubyumvute yacu uno munsi twaje kwibanda ku kibazo cy'abasore batinda kurongora nyamara bigaragara yuko bafite ubushobozi Kariburesi mereye kuri wowe kubera iki abasore batarongora bon icyambere impamvu batarongora nicyo mbajije ndahera ku kintu cya mbere kimwe bashiki bacu nabo ubwabo ntibakibikeneye bashiki bacu ibintu basigaye bikeneye ni icupa ibijyanye n'agasembuye niwo mugabo babonye ako si ibintu by'amata atari dukwaye bajyanyemo reka reka bajya kwigurira nimba we impamvu utarongora ni abakobwa nimba we Kariburesi ufashe umukobwa sibyo abakobwa tuba tubona mu gihugu ni benshi dufite abakobwa benshi nimba we mu bakobwa bose uri kubona ugomba kubona ko ugomba guhitamo umukobwa umwe iryo cupa kandi ukabasha no kurimugura ukagenda ukamugurira iyo nzoga nta nzoga tubivuga ko ntabwo turi kwamazana iratwegera ngo dusigaye amasezerano tuyamamariza ariko inzoga ubagurira nawe urazizi sibyo uwo mukobwa ukabona umugura inzoga ya mbere ayimazemo ukamugurira kabiri akayimaramo muri kumwe bigeze nka 5:00 uwo muntu uri kumwe nawe uratekereza azakubera umugore wa nyawe cyangwa azakurerera abo bana ushaka kubaka uwo muryango reka nkwereke uyu munota reka nza kuza gusaba Ganza reka dufate umunota umwe usengera abasore banze kurongora bafite ubushobozi bakaba batarimo barongora dufashe nibura ubasengera isengesho ry'umunota umwe mba muretse gusenga gake banze mbabwira akantu gato buriya nunabasengera ahubwo ubasabe kuba usaba Imana ifashe n'abo bakobwa babe bakobwa b'abasore bakeneye oya wimubuza kubasengera wenda tutarasengamo gakeya reka tudange agatekerezo gato si gatoya urabona uri kubona hari abakobwa benshi bangizwa natwe basore nitwinirega natwe nitwivuge ngo twitake abakobwa benshi bangizwa natwe ibyo byose tukaba tubibatangira usanga umwana ari gusura ari umwana w'imyaka 18 umugiye inama ati yiga usoza amashuri ejo ndakomeza nanjye nkore nshaka udufaranga nusoza kwiga nzakubita ka business hano ngufashe umuforomo umugira umugore wifuza kwaba business ntuzaba uhitanye kaza amaye business akore mufatikanye nawe mutwatse muhaye utayimukubise nawe navuze kuyimuha nawe wavuze kuyimukubise ubwo wavuzanye ibyo kumukindura wowe wavuzanye ibyo kumukindura cyangwa ushaka kubomora ariko ntabwo ari byo twari turi kuvuga wowe uramukubita business okay wanayimukubita ariko ikintu mvuga abakobwa twebwe natwe tubigiramo uruhare nka 60% kugira ngo tubangize ndagira ngo nawe uri umugabo tuze nk'abagifataho umwanzuro nawe uri umukobwa Ganza abakobwa birakwiye ko
ariko ndagira ngo ubanze ubundi gusenga ubasengera nyarutse cyangwa urasa banze n'ushaka nyarutse kubasengera nkwereka ibyo nikorera cyangwa atarashaka kubasengera hari utuntu njyemba oya nikorera we ntabwo ugenda ubundi baravuga ngo buretse reka ninde tubasengere ugiye banditse gusengera reka tuba twumva abantu agiye gusengera ugiye gusengera bake ugiye gusengera abasore cyangwa se abakobwa banze reka gushaka ngiye nsengera abakobwa abafana asengera abasore buretse ndasengera abakobwa wowe reka ngiye nsengera wowe ugiye gusengera bake reka ngiye gusengera bashiki bacu kandi kandi ndasengera amaji amaji oya ni amaji Ah, ubwo ni none mwe mugiye gusengera amagini abagabo n'amagini ni abasore nyine ni amaji akoze akajya avuga ikinyarwanda tucyumva neza nuko ari umuntu oya ngaho buretse eh ngereka nze wowe banza usenge ngaha ndakwereka ibyo mba nikorera wabanje uraseka ako banza arasa reka reka asengera abagabo reka rasa asengera asengera abasore amagini abasore bose ubundi baravuga ngo nyagasani imana kano kanya ndagusabye undebere bano bantu bose turi kumwe hano none ubamere umuceri bose bagende neza kandi babeho neza n'imiryango yabo urebe umwana urebe umumama urebe ibiki n'ibiri aho ngaho gutya ku mpande ho zarantuye kano kanya nanjye undebeho urebe n'umuryango wanjye urebe n'abandi urebe n'abo dukorana abandi kano kanya mu izina ryawe yesu kirisito amen amina amen 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 aka kanya reka twemere ganza ngo ajye gusengera bake we ngiye gusengera bashiki bacu uba byagenze bite bashiki bacu urabona hari bashiki bacu dukunda kano hari kanya bashiki bacu tugezeho imishinga dufite mu mitima yacu bakayihesha agaciro ngaho senga. cyangwa senga bakabisuzuma nyine abo ni bonyine gusenga ngo imitima yacu imana iyihindure gira urumva vuba gira vuba gira vuba ibaho ubwenge bwo gukora banadukunde hasi kuninza koko twagiye kano kanya reka twubahe imana dusenge data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje tuzi ko uri umukozi w'umuhanga nta cyo kikunanira kandi tuzi ko ibyo wagambiriye kutugira kuri twebwe atari ibibaho ubwo ari byiza turi muri iyi si duhura n'intambara nyinshi ariko turatsinda mu izina rya Yesu Kristo turakwereka abashiki bacu nibo turi gusengera kugira ngo bashyiremo umutima wo guhinduka kugira ngo babone ibyiza tubifuriza bahumure ku maso aya ngaya turebeshe amaso y'umutima babashe kumenya abasore tubakunda by'ukuri kandi ubahe imbaraga no kunesha ibibi turagushimye kubyumvishe tugushimye kuri kumwe natwe muri akanya muri iki kiganiro uhereze umugisha cano yacu kandi ukomeze kutwagura muri byose tugushimiye tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami Imana yacu amen